Muraho neza. Nitwa Steven Niyogakiza, ndi leader trainer. Nishimiye kubana namwe uyu munsi muri iki kiganiro. Mboniyeho kandi kongera kubakangurira gukurikirana ibiganiro bya Rwanda Scout Association bica kuri YouTube channel yacu. Muri uyu mwanya tugiye kuganira ku kiganiro kivuga ku ngando, gukampinga. Bamwe babyita camping, abandi babyita gukampinga. Icyo kiganiro nicyo ngiye kubagezaho. Hanyuma uwakurikiranye kino kiganiro ngiye kubagezaho akagikurikirana neza, nyuma yaho ashobora kuba yategura ingando. Si ibyo gusa, ahubwo ashobora no kuba yategura neza ikibanza cy'ingando. Ashobora kuba yakitegurira ibikoresho by'ingenzi kandi by'ibanze byo kujyana mu ngando. Ndetse uwakurikiranye iki kiganiro nyuma yaho ashobora gufata neza ibikoresho bikoreshwa mu ngando. Hanyuma rero ndabasaba yuko dukurikirana iki kiganiro ari abantu basanzwe bazi ingando, abatayizi, kuko n'abatayizi bafite amatsiko menshi, ariko hari n'abayizi, ariko kwiga ni uguhozaho, ni ukwibukiranya. Ubundi ingando ni iki? Gukora ingando bisobanuye iki? Ingando ni uburyo bumwe umuryango w'ubuskuti mu Rwanda ukoresha mu kurera urubyiruko. Hari uburyo 8 tugira, ariko uyu munsi turavuga ku buryo bwo bita mu Cyongereza life in nature, cyangwa se la vie en nature, cyangwa se babyita ubuzima bwo mu bidukikije. Ubwo buryo bw'ubuzima bwo mu bidukikije niho dusangamo igikorwa cyo gukampinga. Gukampinga rero, abakampinga bava iwabo mu rugo bakajya hanze y'ingo zabo, hanyuma bakararayo mu mahema. Hanyuma bashobora no kurara hari imodoka zabugenewe. Izo ni imodoka mu bihugu byateye imbere nazo zikoreshwa mu gukampinga, bakaziraramo, ariko hatari mu nzu. Aho baraye ari hanze, ashobora kuba mu ishyamba, ashobora kuba mu busitani, ashobora kuba ahandi hantu mu bidukikije hateguriwe gukorerwa ingando. Hanyuma rero uko bategura ingando, ingando ni igikorwa gisaba guteguranwa ubuhanga n'ubushishozi. Impamvu ingando iyo utayiteguye neza ntabwo iryohera abayigiyemo. Bityo rero kugira ngo ingando iryohere abayigiyemo, bisaba yuko nyiri kuyitegura ayitegurana ubuhanga ndetse n'ubushishozi. Ese ni gute wategura ingando? Ese ni gute watoranya ahantu ho gutegura ingando? Ibi byose turabireba, turebe uburyo ki ushobora gutegura ingando, hanyuma ikakuryohera, ikaryohera n'abayigiyemo, ndetse n'ubutaha bakifuza kuyigarukamo, ndetse ukagera no ku ntego wari ufite mu buryo washakaga kugera ku cyo wari ugamije urera urubyiruko. Kuko ingando n'ubundi ihari ari uburyo bwifashishwa mu kurera urubyiruko rw'abaskuti. Mu gutegura ingando habanza kubaho kurambagiza. Kambyite kurambagiza mu buryo wenda se bw'urukundo cyangwa se yego
ariko mbyite no kuneka nanone mu buryo bwo kuneka cyangwa se mu iryo jambo riri hirya ho ukuntu. Mu kuneka ubanza kumenya ngo aha hantu, aka karere, uyu murenge, uyu musozi cyangwa se iki gitwa ngiye gukoreramo ingando hari umutekano. Umutekano uwo ari wo wose. Umutekano ukubiyemo ibintu byinshi. Hanyuma ikindi ushobora kureba ese aha hantu ngiye gukorera ingando ni ahantu hafite ubuziranenge. Aha ngaha ndavuga ubuziranenge ku buryo ari ahantu hadashobora kuba hagira ingaruka ku mubiri w'umuntu uhakoreye ingando. Ikindi ushobora kubanza kureba nimba ari ahantu hashobora kuba mu gihe ibyago bitunguranye, nk'umuntu akarwara bitunguranye, nyuma yo kumukorera ubutabazi bw'ibanze, nimba ushobora kuba wabona ahantu umugeza ku kigo nderabuzima, cyangwa se muri ino minsi mu Rwanda hari poste de santé, ukareba nimba koko ari ahantu ushobora kuba wabona poste de santé mu gihe umurwayi arwaye akahagera bimworoheye akivuza. Ikindi nk'urubyiruko rw'abaskuti ugomba kureba ese ahantu ni ahantu hashobora kuba ari isoko cyangwa se amaduka, ahantu hashobora kuba byoroshye kuba wabona ahantu ho guhahira. Ikindi ni ukureba nimba ari ahantu hashobora kuba hari hafi y'umusigiti, hafi se y'insengero ndetse na kiliziya, kubera ko mu ngando n'ubundi abaskuti bakomeza gusabana no gushyikirana n'Imana, bityo ku gihe cyagenwe bakaba babasha kujya mu musigiti, mu rusengero cyangwa se mu kiliziya. Ingando ntibabera inzitizi yo gushyikirana no gusabana n'Imana. Ikindi muri kwa kurambagiza cyangwa kuneka ni ukureba nimba aho hantu hari inzira nyabagendwa, hari ahantu haba hatari nyabagendwa. Aho rero ntago nabagira inama yo gukorera ingando ahantu hameze gutyo hatari nyabagendwa, kuko ahantu hatari nyabagendwa nyine ntabwo byakorohera kuhagera, yewe no kuhava ntabwo byakorohera. Nyuma yo kurambagiza no kuneka ukabona ko ahantu ari ahantu nyabagendwa, ari ahantu heza habereye no gukorerwa ingando, utangira gutegura abazitabira ingando. Bashobora kuba ari abantu bakuru cyangwa se abana. Reka tuvuge ko ari abana, dufashe urugero nk'abana. Icyo gihe uzatangira usaba impushya ababyeyi, usaba impushya inzego bwite za leta, usaba impushya abo bireba bose. Ushobora kuba ugiye gukorera mu murima w'umuntu w'umuturage, ushobora kuba ugiye gukorera mu kibanza cyangwa mu kibuga cy'idini cyangwa itorero. Abo bose ubona barebanwa n'icyo gikorwa cy'ingando ugomba kubandikira ibaruwa ubasaba uruhushya, ndetse hari n'abo ugomba kumenyesha. Ibyo rero nk'umuyobozi ugomba kubyitaho, kuko kugira ngo imyiteguro yawe igende neza ni uko wibuka izo ngingo. Nyuma rero yo kwemererwa n'ababyeyi ndetse n'aho uzakorera ingando, ndetse n'abayobozi b'inzego bwite za leta ndetse n'iz'abaskuti, ukurikizaho gutegura ingando mu buryo bw'ibikoresho ndetse n'ubushobozi mu
guhaha ibyo muzarya, ndetse mukanategura gahunda ijyanye neza n'iminsi mwihaye, mukavuga ni iminsi 3 n'icyumweru, turagenda turare ijoro rimwe. Ibyo byose ukabitegura ku buryo ugera ku munsi wo gutangira ingando byararangiye. Reka nifashishe urugero nk'umuyobozi w'umutwe w'abaskuti cyangwa unity leader wateguye ingando y'abana. Iyo ngando wamaze gukora ibyo twavuze haruguru byose, hanyuma abana baraje. Wababwiye uti tuzahura ku wa gatanu saa 8 duhurire ku kibuga cy'umupira kiniti, cyangwa se duhurire ku ishuri rinini, cyangwa duhurire dutuwe dukorera inama. Mbere yo gutwara abana mu ngando, nk'umuyobozi hari icyo ugomba kwitaho. Ugomba kwita ku byo abana bajyanye mu ngando n'ukuntu baje biteguye kujya mu ngando. Mu byo ugomba kwitaho cyane cyane ni ukureba koko umwana yujuje ibisabwa mbere y'uko mwinjiza mu modoka, mugatega, mugahaguruka, mugatsimbura, mukagenda. Ibyo rero ubundi nk'umuyobozi w'umutwe uba warateguye abana mbere, ukabibigisha, ukababwira ibisabwa, waranabigishije. Ahubwo nk'uko navuze yuko inganda ari uburyo bumwe bwifashishwa mu kurera abana, aho navuga yuko ugiye nko gushyira mu bikorwa, ni nko kwimenyereza, ni ugushyira mu bikorwa ibyo wigishije abana mu gihe cyatambutse. Icyo rero ugomba kwita uko umwana aje n'uko umujyanye. Mu ndimi z'amahanga babyita arrival inspection. Umwana akigera aho agomba kwinjira mu modoka, ugomba kubanza kureba, ese uyu mwana ko atuwe arwara iyi ndwara runaka, yibutse kuzana imiti? Ese aba bana ko bazakenera ibyo kwifubika, bibutse kubizana? Ese uyu mwana kazakenera imiti y'ubutabazi bw'ibanze, iyi miti irahari? Ese uyu mwana ko aziga yibutse kuzana ikayi n'ikaramu? Ese uyu mwana ko azakenera ibikoresho by'isuku, yabyibutse? Hanyuma nyuma yo kureba ibyo byose, ukaba ari gufata umwanzuro wo kuvuga uti wowe injira mu modoka, dutsimbure, turajyana. Injira mu modoka, turajyana. Wowe subira mu rugo, cyangwa se ikoranabuhanga ryaraje, hamagara mu rugo bakuzanire ibingibi wibagiwe, cyangwa se nimba utabyibutse se waba ufite amafaranga, turabigurirayo. Ubu usanzwe hari urutonde ruzwi rw'ibikoresho by'ibanze umuskuti agomba kuba afite kugira ngo ajye mu ngando. Urwo rutonde rero umushefu dinite cyangwa se umunity leader, umuyobozi w'abaskuti, agomba kuba yaruhaye abana cyangwa se yarabibigishije babizi. Ndashaka kubanyuriramo mu bikoresho bimwe by'ingenzi umuskuti ugiye mu ngando agomba kuba afite. Harimo igikapu, icupa ry'amazi, hakabamo sleeping bag cyangwa se uburingiti, hakabamo ibyo kurisha, ikanya, icyuma cyo ku meza, igikombe, isahani n'ibindi nk'ibyo. Agomba kuba afite icyuma gisanzwe, atari icyo ku meza cyangwa atari icyo kurisha.
ni icyuma gisanzwe. Icyo cyuma gisanzwe ni icyo kwifashisha nko mu guhata, ugiye nko kurya watermelon cyangwa ugiye kurya inanasi, ugiye kurya avoka, ni icyo cyuma mvuga. Urimo gukora ubukorikori bwo kubaza, icyuma nk'icyo ushobora kwifashisha. Bitandukanye n'inkota, bitandukanye kandi n'icyuma cyo ku meza. Ni cya cyuma kiba kiri mu rwubati. Ntekereza ko mu minsi iza mu masomo cyangwa mu biganiro bizakurikira umuntu azakibereka. Ikindi, mu bikoresho by'isuku wibukamo amavuta yo kwisiga, umuti w'amenyo, umuti w'inkweto, uburoso, eswime, igisokozo, kandi ukibuka umuswari. Umuskuti kandi agomba kwibuka inshuti eshatu z'umuskuti. Inshuti eshatu z'umuskuti ni ingenzi ku buryo mu buzima bwacu bwa buri munsi tugomba kuzizirikana nk'abaskuti. Aho harimo umugozi, icyuma, ndetse n'umuriro. Iyo mvuze umuriro ugomba mvuze cyaguha umuriro, ikibiriti. Ushobora kandi kwitwaza umugozi wikoreye, ntutekereze wenda uriya wo mu mahanga bakora mu nganda, ariko izo nshuti eshatu ukaba uzifite. Rero bitewe n'ahantu ugiye, ushobora kandi kwitwaza ikarita y'aho hantu. Nubwo uri umuskuti, ukeneye ikarita yo mu ntara ugiyemo ikagufasha mu gihe urimo kugenda. Ukeneye kandi kwitwaza imyambaro ya siporo, kuko mu bikorwa by'ingando uzakeneramo imyambaro ya siporo. Nk'uko kare nari nabikomojeho, byumvikane neza, muzandika, ugomba kwitwaza amakaramu, amakaye, agacamurongo, igoma ya yindi siba, ikaramu y'igiti. Ugomba kwitwaza kandi isaha yo kwambara ikagufasha kureba igihe. Bitabujije yuko ushoboye no kuba ufite kamera cyangwa se iyo twita apareyi iri ifotora, wayitwaza. Ushobora kuba ari nk'ababyeyi bayiguhaye, wayitwaza kugira ngo uzafate amafoto y'urwibutso. Ibi ni ibikoresho by'ibanze nababwiye, ariko hari ibitari ngombwa cyane. Urugero, udafite nka kamera ntabwo byakubuza kujya mu ngando. Ariko si wajya mu ngando udafite uburingiti cyangwa sleeping bag, warara mu ki? Warara, tubare ko uraye mu gitenge. Ese koko mu gitenge ni urugero nifashishije, warara hanze mu ngando mu ihema ugashyuha ukabona ibitotsi? Oya, icyo ntabwo ari igikoresho cyabugenewe cyo kwitwaza. Cyakoreshwa ahandi, yego, ariko ntabwo ari igikoresho cyabugenewe wakitwaza. Nk'akayoboranzira, kampasi. Kampasi ntabwo ari ngombwa ko umuntu, kampasi nkawe uri umuskuti umwe ntabwo ari ngombwa. Wenda turaza kubona ahandi ishobora kuba ari ngombwa. Uyifite wayitwaza, ariko utayifite ntabwo byaba impamvu yo kukubuza kwitabira ingando. Hari ibikoresho rero kandi mwese mugomba kuba musangiye. Ndashaka kugira ngo nabyo tubivuge lisiti yabyo, ku buryo umuyobozi w'abaskuti, unit leader, cyangwa se undi muyobozi wateguye iyo ngando agomba kwibuka ko ibi bikoresho tugomba kuba tubifite, kandi ni ibikoresho rusange.
ibikoresho dushobora guhuriramo cyangwa guhuriraho cyangwa guhurizaho mu ngando tukabikoresha twese ku mubare runaka, uzasangamo amahema, shitingi se cyangwa ikirago cyo kurambura hasi cyangwa se umukeka, inshoka hari n'abayita indyankwi, ni ya yindi igira amazina menshi, umuhoro, isuka, igitiyo, ipiki, amasafuriya, ibibiriti, itara cyangwa se itoroshi. Ahangaha amatara, hari amatara y'imirasire y'izuba, hari amatara akoreshwa peteroli, hari amatara akoreshwa hanze hifashishijwe wenda se ikoranabuhanga, bakayasharija ku muriro, bamara kuyasharija ku muriro bakayatwara. Niyo ndimo kuvuga. Hari ibendera ry'umuryango w'abaskuti, hari ibendera ry'igihugu, hari ibendera ry'umuryango w'abaskuti ku isi, hari ibendera ry'umutwe wanyu nimba rihari. Hari kandi amasafuriya nibura nk'atatu cyangwa ane, hari ipanu, hari agasanduku k'ubutabazi bw'ibanze, hari indangacyerekezo, hari ikarita, hari imigozi cyangwa n'ibiziriko, hari inkwi, amakara cyangwa se ishyiga na gazi byo gutekeraho, hari kandi amabase ashobora kubafasha bitewe n'umubare wanyu, hari amajerekani, hari imifuka itarimo ikintu, ahubwo itarimo ikintu yo gushyiramo iriya bita ubudeyi cyangwa se amashanda, bitewe n'ahantu, ndumva murimo kuyumva. Ibyo bikoresho byose rero ni ibikoresho by'ingenzi byo kugira ngo mube mubifite, mubone gutangira urugendo rwanyu. Ibyo mudafite mukaba mufite byibura amafaranga yo kubigura, mukagera ku kibanza cy'ingando, ibyo bikoresho mubifite, ibyo mudafite mwabiguze ku buryo nta na kimwe muzabura. Ubwo rero umuyobozi nyuma yo kureba akabona yuko abaskuti ayoboye, buri muskuti umwe yujuje ibisabwa, akareba kandi akabona yuko abaskuti bose muri rusange bafite ibikoresho byuzuye, byangombwa byo kugira ngo bajye mu ngando, bagenda n'amaguru cyangwa se bagatsimbura n'imodoka cyangwa bagafata utugare bitewe n'aho bari, bakajya mu ngando. Iyo bageze mu ngando rero, aho ngaho ni ku kibanza cy'ingando. Bitewe n'ukuntu baje, baba baje n'amaguru, baba baje n'imodoka, baba baje n'utugare cyangwa n'amapikipiki, aho mukorera ingando ni ahantu mugomba kugera. Mukihagera, ibyo mufite mukabishyira ku murongo kuri gahunda. Urugero ni bya bikoresho twavuze haruguru mwaje mwitwaje. Ibyo bikoresho bigomba kujya mu matsinda cyangwa se yego mu matsinda atandukanye. Ibikoresho byo mu gikoni bikajya ukwabyo, ibikoresho by'isuku bikajya ukwabyo, amasuka n'ibitiyo ni urugero akajya ukwa, inkwi zikajya ukwazo, n'ibijyanye n'ibikoresho byo mu gikoni nk'uko nabikomojeho. Hanyuma imyenda cyangwa amahema
n'ibikapu, ibyo ntabwo bigomba kuvangwa ngo usange wafashe urugero ibyo kurya bivanze n'amasuka ndetse uvanga n'inkwi uvanga n'ibikapu. Oya, iryo ni ikosa, ntabwo ibyo ari byo, ahubwo ubigabanya mu matsinda ku buryo n'iyo ushatse ikintu uhita umenya aho ukibariza kandi ukakibona mu buryo bworoshye. Ibyo bigufasha mu gihe uri mu kibanza cy'ingando urimo gutunganya aho hantu ugiye gukorera, kubona igikoresho mu buryo bworoshye kubera yuko uba wabivanguye mbere. Rero nk'umuyobozi cyangwa se umuyobozi w'abaskuti cyangwa umuyobozi w'abana ujyanye mu ngando, iyo mugeze mu ngando ubuzima burakomeza nko mu rugo. Ese ubusanzwe ubundi mu rugo yego tuva mu miryango itandukanye, ariko reka dufate urugero mu rugo hari imirimo iba ihaba. Iyo mirimo rero iba isanzwe ikorwa mu rugo n'ubundi n'izakomeza igakorwa ariko tutari iwacu mu rugo. Aha rero nk'uko nababwiye yuko ingando ari uburyo twifashisha mu kurera abana, mukigera mu kibanza cy'ingando hatangiye gushyirwa mu bikorwa uburyo bwo kurera abana. Umwana umuha inshingano, umwana umwe ukamubwira uti wowe ufite inshingano uyu munsi zo kudutekera ufatanyije na kanaka, wowe ufite inshingano zo kuba urimo gukubura hariya, wowe ufite inshingano ufatanyije na kanaka zo gushinga amahema yo tugiye kubamo, wowe kanaka nawe runaka mufite inshingano zo kuba mutegura ibyo kurya, urugero nko guhatana urugero cyangwa se gutonora ibyo kurya. Izi nshingano zose nizo noneho umwana atangira kwigiramo kumva ko aba umukozi atari umunebwe. Aha niho umwana wa mwana wagiye mu ngando atandukanira n'abandi, kuko hari umwana ibintu byose bitewe n'umuryango avukamo, ibintu byose abikorerwa, arameserwa, aratekerwa, isahane ararangiza gufungura bakayimwogereza, yewe hari n'abo bafungira inkweto, imishumi y'inkweto. Ariko umwana warerewe mu buskuti ntabwo ari uko nguko aba ameze, aba afite ubwo bumenyi bwose. Hari ubwo bumenyi bwo kubimukorera, ariko iyo yagiye mu ngando we ubwe aba ari we ubyikorera. Aramenya ngo ndisasira, aramenya ngo ibyo kurya ndabyitekera cyangwa ntekere bagenzi banjye, aramenya ngo isuku yo mu bwiherero ninjye uri buhakorope cyangwa ninjye uri buhakubure. Ibyo byose kandi umwana abikora abikunze, atari itegeko cyangwa igihano, oya, ahubwo ari inshingano akora yumva yishimye anabikunze. Aho rero niho ubona itandukaniro ry'umwana wabaye mu baskuti, warerewe mu baskuti n'utarabayeho, kuko uwo mwana aba yaratangiye gukora, guhabwa inshingano akiri muto, kurinda akuze abaye umugabo, asohotse cyangwa se abaye umugore agasohoka ari umugabo cyangwa umugore koko ubereye umuryango, ufitiye igihugu akamaro. Aha bahigira n'ubuyobozi, leadership,
kuko mu buryo bw'abaskuti nubwo nibanze kuri ubu ngubu bwo kuvanga ubuzima bwo mu bidukikije hanze, ubuzima bwo hanze mu bidukikije, ariko hari uburyo bundi tureramo bwo mu matsinda mato mato. N'ubundi mu ngando abana bakomeza kuba bari mu matsinda mato mato. Muri ayo matsinda mato mato aba ari hagati y'abaskuti 6 kugera ku 8. Abo bana cyangwa abo baskuti baba bafite abayobozi, bafite umuyobozi w'itorero ryabo, akaba afite umwungirije, ashobora kugira umunyamabanga, ashobora kuba ushinzwe ubutabazi bw'ibanze, ashobora kugira umubitsi. Ibyo byose muri ya ngando niho noneho umwana atangiye kuba umuyobozi koko, agatangira kureba nimba abana 6, 8 ayobora barimo kuzuza inshingano zabo. Ese akazi baduhaye cyangwa amasomo barimo kutwigisha turi kuyakora? Ikindi nk'uko abaskuti bigira mu bikorwa, ntago twebwe mu muryango w'abaskuti twigisha umwana guteka tumubwira ngo ufata ngo isafuriya ukayoza, ukamara kuyoza ugashyiramo amazi ukagira gutya. Oya, twebwe twigira mu bikorwa. Twigisha umwana guteka anateka, twigisha umwana kumesa anamesa, twigisha umwana imiyoborere leadership, abikora afite izo nshingano zo kuyobora. Twamuhaye igroupe y'abana bagenzi be akabayobora aho ngaho. Ndetse no mu ngando niho abana dutangira kubabonamo icyo bazabamo cyangwa se impano zabo, ndetse tukabafasha no kuziteza imbere. Urugero, ushobora kubona ko uyu mwana ari umwana usetsa, ari umwana uzi kuririmba, ari umwana ufite imiyoborere myiza, ari umwana ukurikira abandi akabafasha. Icyo gihe nk'umuyobozi muri cya gihe mwamaranye mu ngando, nyuma yaho ukomeza kumufasha guteza imbere za mpano ze wabonye. Ariko hari n'uba atazifite kuko turarera, cyangwa se afite nkeya. Ariko mpamya yuko nta mwana utagira impano. Njyewe mpamya yuko nta mwana udafite impano, bitewe n'ubuzima tubamo bwa buri munsi ndetse n'uburambe mfite mu kurera abana. Buri mwana wese afite impano, afite icyo ashoboye, ahubwo twebwe abarezi ni twebwe tugomba kugira uruhare mu kubateza imbere, mu kubafasha gukuza izo mpano zabo cyangwa ubwo bushobozi n'ubumenyi bifitemo. Ibyo rero byose tubibonera mu ngando, kuko nimba mu ngando hari ushinzwe urugero, ushinzwe iyobokamana, aho ngaho niho ushobora kuvuga uti uyu mwana nkurikije uko mbona akora izi nshingano, nshobora kumwongerera ubushobozi cyangwa ubumenyi murera, kugira ngo azavemo umubwirizabutumwa mwiza, shehe, padiri, pasitoro mwiza, bitewe n'ukuntu wamubonye. Cyangwa se harimo n'ababa batanabikunda. Mu ngando ni ahantu heza umuyobozi asabana n'abana, abana basabana n'umuyobozi bakanamenyana. Reka nkoreshe imvugo wenda sinzi nimba ari nziza, ariko hari nk'ijambo twita cyangwa inyito bita umunebwe. Mu ngando ushobora kumenya umwana w'umunebwe, mu ngando ushobora kumenya umwana ufite umuhate, ariko kandi bikaba umwanya mwiza wo kugira ngo umufashe gukura neza, azamuke. Niho bitandukanira n'umwana wagiye mu ngando n'utaragiyemo. Umwana wagiye mu ngando aba afite ubumenyi buri hejuru bw'utaragiye mu ngando, bitewe na kwa kundi amenyereye kwikorera imirimo, amenyereye guteka, agateka bigapfuba, bibaho rwose. Ariko bakamubwira bati,
wakoze guteka, nubwo byapfubye ejo cyangwa ubutaha uzabiteke gutya, uzakosore hano bizaryoha. Ikindi mu ngando niho usanga umwana, ni urugero mu gutarama ku muriro w'ibyishimo nijoro, mu gutarama ugasanga umwana asusurukije abandi. Aha niho abana bagaragaza urugero nk'impano zo kuririmba, gusetsa, kuvuga imivugo cyangwa ubuhanzi butandukanye, kuko ingando igice cy'ingenzi kitajya kiburamo ni igitaramo. Abenshi iyo bumva abaskuti baririmba baravuga ngo barimo kuririmba, bari kuri morale, ariko hariya niho hari umwanya mwiza wo kubona umwana impano afite mu byerekeranye n'ubuhanzi n'ubugeni. Ikindi navuga yuko nagize amahirwe yo kubona abahanzi b'abaskuti bagiye babona umwanya wo kwigaragaza mu ngando. Nimba ingando irimo abaskuti barenga 30, ese koko umwana akajya imbere akabasetsa, akabaririmbira, akabakinira imikino, akabakorera imivugo, si ngaho ko yatangiye guteza imbere attitude ze, cyangwa siko yatangiye guteza imbere impano ze? Uwo mwana n'ubundi kubera ko yaboneye rimwe abo bantu, akabagezaho urugero igihangano cye icyo ari cyo cyose, najya muri stade, najya mu imurikagurisha, najya muri debate y'abantu 30 cyangwa 60 cyangwa 100, bizamworohera. Kubera iki? Yaratojwe. Niryo tandukaniro ry'umwana wageze mu baskuti n'utaragiyeyo. Ikindi, nk'uko twahoze tubona ko mu gutegura ikibanza cy'ingando habamo imirimo itandukanye, mu gutegura ikibanza cy'ingando si ukugitegura ucyubaka gusa. Reka tubanze turebe ese ubundi mu kibanza cy'ingando bagitegura gute, ni iki bashyiramo, hanyuma tuze kureba n'akamaro kabyo. Ubundi mu kibanza cy'ingando kiba gifite uruzitiro. Uruzitiro rushobora kuba rukozwe n'ibintu bitandukanye, rushobora kuba ari imigozi, bishobora kuba ari ibiti, biterwa n'ibikoresho biboneka. Urwo ruzitiro kandi rukaba rufite amarembo aho abantu binjirira. Mo hakaba harimo amahema atandukanye yo kuryamamo cyangwa se yo gukorerwamo ibikorwa bitandukanye. Hakaba harimo ububiko bw'ibyo kurya ndetse n'ububiko bw'ibindi bikoresho nk'amasuka. Hakaba harimo ububiko bw'inkweto, ububiko bw'ibikapu. Hakaba harimo ahagenewe kuvurirwa abantu, nk'umwana ukomeretse ese aravurirwa mu ihema ry'abana baryamamo? Oya, siko bigenda. Hari ihema ryabiteganyirijwe ry'uko ari buvurirwemo, cyangwa se ahantu ari bwicare hateguwe. Muri icyo kibanza cy'ingando kandi hakaba harimo ahantu abaskuti bogera, ubwogero. Hakaba harimo ubwiherero cyangwa se ibyo twakwita wese mu ndimi z'amahanga. Hakaba ari ahantu ho kumesera, hakaba harimo kandagira ukarabe, yewe hagomba kuba harimo igikoni kiri ahantu hazwi hasobanutse, ndaza kubigarukaho. Ndetse hagomba kuba ari nk'ahantu ho kogereza ibintu, ameza yo kuriraho, isomero, intebe. Hari ahantu habugenewe ho gusengera, kandi hari n'ahantu ho gutaramira ku muriro. Hari n'ahantu hagenewe abantu bakinira
ndetse hakaba n'aho gushinga amabendera, hakaba ari n'aho gushinga cyangwa gushyira reka mbyite amatangazo, ahajya nk'ibyapa, amatangazo cyangwa se banazi. Icyo kibanza cy'ingando rero n'ubundi kigomba kuba kimeze nk'uko mu rugo iwacu hameze, mu rugo iwacu hameze. Icyo nshaka kuvuga ni iki: ntabwo ubwiherero wese igomba kwegerana n'igikoni. Oya, ibaze nawe wese yegeranye n'igikoni, amasazi azava muri wese agiye mu gikoni. Niyo mpamvu ubwiherero butagomba kwegerana n'igikoni. Igikoni ntabwo cyegerana n'ahantu mutekera, kuko waba utetse imyotsi ikagenda ikajya ku myenda, n'ubundi ugasanga imyotsi igize gute, yanduje cyangwa se yanduje imyenda. Ntabwo amahema yo kuryamamo yegerana n'igikoni, kuko cyangwa se aho mucanira umuriro, aho bita campfire, kuko ibishashi bizajya ku mahema, amahema ashye, usange mu ngando hagiyemo iki, inkongi. Ikindi, ntabwo uzafata ameza yo kuriraho ngo uyegereze amahema muryamamo. Oya, icyo gihe inshishi, intozi bikurikiye ibiryo, bikurikiye amavuta y'ibyo kurya mwariye, azabatera nijoro, hanyuma zibarye mwe kuryama. Muri rusange rero, ikibanza cy'ingando kiba gipanze ku buryo buri gikoresho cyose kiba mu mwanya wacyo, nta kibangamiye n'ikindi. Iryo rero rikaba ari isomo abaskuti biga bakamenya kandi ari babyikoreye. Uko umuskuti abashije gushyira ibintu ku murongo ari mu ngando, niko nagera iwabo n'ubundi azabitunganya, akamenya ko inkweto aho zijya, akamenya ko ahantu ibitabo bibikwa, akamenya aho agomba kuba yashyira ibintu bitandukanye bitabangamiranye, nta n'akavuyo karimo. Ibyo ni isomo y'ingenzi rifasha n'umuntu warewe mu buskuti bihereye mu ngando, akagera muri ofisi ye yamaze gukura, ugasanga ofisi ye iri ku murongo, ndetse na ya miyoborere uwo mwana yatangiranye ikamufasha mu buzima busanzwe, akamenya kuba ari umuntu ubasha gutegura amahugurwa. Benshi bayobora amahugurwa atandukanye. Umwana waciye mu ngando ayibamo, abona ukuntu ibintu bikorwa, anabigiramo uruhare. Gutegura amahugurwa yabaye umuyobozi w'ikigo runaka ni ikintu kimworohera. Kubera iki? Yabaye umuskuti, yarerewe mu buskuti, ategurwa hakiri kare. Ikindi, hari amabwiriza y'ingando. Uri mu ngando ntiyemerewe gusohoka adahawe uruhushya, ntiyemerewe kunywa inzoga, ni kasita n'iwanyu muzinywa cyangwa musanzwe muzinywa, mu ngando ntibyemewe. Ntiwemerewe gukora ibi n'ibi n'ibi, kabona n'iyo iwanyu mubikora, ariko mu ngando ntabwo ibi byemewe. Uwo mwana warezwe hakiri kare mu ngando agakurikiza ayo mabwiriza, akamenya ko urari uruzitiro atagomba kurenga adafite uruhushya, akabikurana, n'ubundi nagera ku ishuri aba mu boarding yigabayo, ubwo nta kibazo azagira n'abayobozi b'ishuri, kuko azaba azi ngo sindenga ikigo cy'ishuri ntahawe uruhushya. Ntabwo ndi buve mu kigo nkoreramo ntahawe uruhushya, ntabwo ndi bwice amabwiriza ya kino kigo mbamo, kubera ko yamenyereye kubahiriza amabwiriza, yabitojwe mu ngando, yabitorejwe mu ngando. Akenshi rero uwaraye mu ngando, umwana waraye mu ngando agera mu rugo yahindutse, kubera yuko aragenda ubumenyi yakuye mu ngando ugasanga abushyize no mu bikorwa mu buzima bw'ishuri abamo, mu buzima bwo mu rugo, ugasanga ibyo yize koko nawe agiye kubikosora, agiye kubishyira mu bikorwa, ndetse agiye no gukosora
ibyo atajyaga atunganya. Kubera iki? Amaze iminsi 3, amaze umunsi umwe, amaze icyumweru, ubwo buzima abubamo. Aha rero niho umuskuti wakoze ingando ubuzima bumworohera. Uti gute? Reka mbaho urugero. Reka nifashishe umuskuti wakoze ingando akaza kujya, reka nifashishe urugero rwo kujya mu yindi ngando. Uwo nguwo yagezemo agenda we ubuzima ari ubusanzwe ayobora, aho kugira ngo abaza ngo bigenda gute bigenda gute. Ashobora kuba yagiye mu yandi mahugurwa, we agenda abizi ko amategeko n'amabwiriza y'amahugurwa akurikizwa, mu gihe undi aba ahuzagurika. Ikindi, mu buskuti twigisha patriotism. Umwana rero cyangwa urubyiruko rwakoze ingando rukigiramo amasomo atandukanye, rukaba mu ngando, usanga ari umwana cyangwa urubyiruko rutandukanye n'abandi. Abantu rero bajye bagira impungenge batese, ubundi iyo abana bari mu ngando babaho bati? Mu ngando abana nk'uko tugabana imirimo n'inshingano mu buzima bwa buri munsi, no mu ngando turabibatoza nk'uko twabibonye. Ariko reka nkomoze cyangwa mvuge ku byerekeranye n'imirire mu ngando. Mu ngando mu gitondo abana bafata ifunguro rya mu gitondo nk'uko bisanzwe ryuzuye. Saa sita bagafata ifunguro rya saa sita ryuzuye, ndetse na nijoro bagafata ifunguro rya nimugoroba. Iryo funguro rigomba kuba ari ifunguro riteguye neza, kandi umwana akarya agahaga. Ntabwo mu ngando abaskuti barya indyo nkene, oya. Tubatoza ko umwana nimba atetse ateka indyo yuzuye. Ndetse no mu ngando nkuko nababwiye ko ari bwa buzima bwo mu rugo twafashe tukabujyana hanze mu ngando, nakita hanze yo mu rugo, tubigisha no kuba muri ubwo buzima. Urugero, ni gute ushobora kuba wabika igihe kirekire ibyo kurya wajyanye nk'imboga, inyama, amafi, imbuto. Ubwo ni ubuhanga. Mu gihe mu rugo bishoboye benshi bazi ko bishobora kuba byakoreshwa bivuye muri firigo, bafata inyama bakazishyira muri firigo. Ariko twebwe turi mu ngando dufite inyama, nta firigo tuzaba dufite, ariko inyama ntizizadupfana ubusa. Abana turabatoza ngo kwirwanaho. Ni gute uzirwanaho wari ufite imboga kandi nta firigo zikabaho? Ubwo buhanga uzakoresha amafi. Icyo gihe twafata nk'urugero nko ku mafi. Umwana azamenya uburyo bw'uko amafi yajyanye ari buyategure, ashobora agakoresha umunyu ayasiga, hanyuma amafi akayanika akaba yamara igihe. Ashobora gufata inyama akazibabura, ashobora gufata ibyo kurya by'ibinyabijumba akaba yabitaba, akagenda akuraho bike bike akeneye. Ubwo ni uburyo bwo ko mu gihe tutari mu buzima bwa firigo, tutari mu rugo dufite aho tubona firigo, ubuzima bw'umuntu wabaye umuskuti ntabwo buri buhagarare. Nta nubwo biri bugire icyo bimutwara. Kubera iki? Amenyereye, yatojwe kwirwanaho, ari mu rugo cyangwa atari no mu rugo. Ni ukuvuga umwana wagiye mu baskuti n'ubundi atozwa kwirwanaho mu bihe ibyo ari byo byose, naho aba ari hose. Kandi koko
biranumvikana kubera yuko twatangiye tubibona yuko yatangiye kumenya kwitekera, yabashije kwishingira ihema ryo kubamo, ndetse ashobora no kuryikorera akoresheje ibyatsi, available materials, akamenya buryo cyari bwirwaneho mu bihe bitandukanye. Umwana kandi nk'uko mu buzima busanzwe ari bukine akine, igihe cyo gukina akine, nk'uko mu rugo umuntu akora siporo no mu ngando umuntu akomeza akayikora, nk'uko ajya gusenga n'ubundi akajya gusenga bitewe n'ukwemera kwe n'umunsi asengeraho, nimba ari umusilamu nimba ari umukristo akagenda akajya gusenga. Mbese ubuzima bwo mu ngando ni ubuzima nk'ubwo mu rugo, ariko twavanye mu rugo tukabasha kubushyira hanze kandi tukabubamo ndetse tukanabubamo neza. Ni hahandi umuskuti uri hanze agomba kumenya ngo, cyangwa agatozwa kwifubika nimba ari mu gihe cy'imbeho, nimba ari mu gihe cy'izuba agatozwa kwambara imyenda ihwanye n'izuba. Ariko ingando kubera ko iba ifite igihe, iminsi runaka, ingando igeraho ikagera ku musozo. Ingando rero nimba igeze ku musozo, umuyobozi yongera gufata abaskuti akabatoza uko basoza ingando, bagapakira bya bikoresho byabo neza nta kibangamiye ikindi, bakabipakira cyangwa bakabitwara, bakabipanga uko bari bubitware mu buryo nyabwo, ndetse bagakora isuku y'ahantu bakoreye nziza, bakahasukura neza, hanyuma barangiza bagakora umunsi mukuru basezeranaho, bahabwa certificates ku bazikoreye, bose baje bakazihabwa, ndetse n'ibihembo by'amashimwe, hanyuma bagataha. Nyuma yo gutaha rero hakurikiraho kwandika amabaruwa ashimira abafatanyabikorwa b'icyo gikorwa cy'ingando, ndetse hakabaho na raporo igenewe abafatanyabikorwa b'icyo gikorwa cy'ingando, ndetse gukurikirana abana umunsi ku munsi nk'uko bisanzwe, ureba imikurire yabo, uburere bwabo. Ese nyuma y'ingando wa mwana wari ufite ubu burere buri gusubira inyuma cyangwa buri kuzamuka? Ese uyu mwana wabagaho gutya nyuma yo kuva mu ngando yakomeje kwibuka mbere yo urugero mbere yo gufungura kwibuka gusenga? Ese yibutse gusasa cyangwa byagenze gutya? Reka mbaye nk'urugero rusekeje, hariho nk'abana baza mu ngando iwabo banyara ku buriri, ariko bagera nko mu ngando ntibanyare ku buriri. Kubera iki? Mu ngando haba hari abarara izamu, ubwo ni abantu bakuru bafatanyije n'abana, bakabajyana hanze mu bwiherero. Ugasanga umwana nanone kubera ko ari muri gurupe y'abandi agize n'ikimwaro cyo kuvuga ngo baranseka, ugasanga amaze iminsi 7 mu ngando atanyara ku buriri. Uwo mwana niba amaze iminsi 7 atanyara ku buriri, n'ubundi nagera mu rugo agomba gukomeza kutanyara ku buriri kuko yarabishoboye. Ariko umuyobozi w'abaskuti agomba gufatanya n'ababyeyi n'abarezi be kumukurikirana kugira ngo uwo muco cyangwa se iyo ngeso atari nziza yo kunyara ku buriri ayicikeho. Nyuma yo kugera mu ngando abana bagataha, ese ni irihe tandukaniro ry'umwana wagiye mu ngando n'utaragiye mu ngando? Urugero, reka twifashishe umwana warewe mu skuti neza, nahera ku baskuti nareze, bacengewe n'amasomo yo gukunda igihugu, patriotism.
ndetse bakavuga ati ngewe mu gukorera igihugu ngiye kuba umupolisi, ngiye kuba umusirikare. Abo ndabafite mu baskuti nayoboye nareze. Umwana wagiye mu ngando, umuskuti wakoze ingando, akajya kuba umupolisi cyangwa umusirikare, kubera ko hari amahugurwa yabanje kwiga ya disipurine, yo kwirwanaho, ya siporo, yo gukorana n'abandi. Iyo ageze mu gipolisi cyangwa mu gisirikare biramworohera kandi akabikora neza. Umwana wabaye umuskuti iyo hawe inshingano z'ubuyobozi, uyu munsi wa none mu nzego zitandukanye, abayobozi babaye abaskuti ku nzego zitandukanye, kuva ku nzego nkuru z'igihugu, iyo muganiriye bakubwira yuko ubuyobozi, leadership skills, yahereye mu buskuti igakura ikazamuka. Uyu munsi mu nzego z'urubyiruko mu turere dutandukanye, wowe ukurikiye iki kiganiro, reba hirya no hino, urasanga uyu munsi wa none abakorerabushake, abaskuti bumva ubukorerabushake, ndetse bari no mu nzego z'urubyiruko. Kubera iki? Batojwe gukunda igihugu, batojwe gukorera ubushake, batojwe imiyoborere, kandi izo nshingano bafite mu gutanga umusanzu wo kubaka igihugu barabikora neza. Ikindi, reka dufate umwana wakunze akihitiramo kwiga ubukerarugendo. Uyu munsi umwana wiga ubukerarugendo yarabaye umuskuti, yarakoze ingando y'ubuskuti. Ubukerarugendo amasomo menshi arimo kwiga cyangwa ziga cyangwa yize mu buskuti yari yarayanyuzemo, ni ubuzima aba yaranyuzemo. Icyo gihe rero bimeze gutyo biramworohera kandi akabikora neza kurusha wa wundi utararerewe mu buskuti. Soza nakihaho nk'urugero nkanjye. Ngewe ndi umucuruzi, ncuruza ibikoresho byerekeranye n'ubukerarugendo, ariko kubicuruza ntago byizanye. Nabaye inspired, nabyitojwe n'ubuskuti, kubera yuko namaze kubona yuko mu Rwanda ibyo bikoresho by'ubukerarugendo bikenewe, kandi noneho n'abakerarugendo bakunda u Rwanda ndetse n'u Rwanda ruteza imbere ubukerarugendo. Ariko noneho ngasanga no mu buskuti narabitojwe, narabyigishijwe nkiri muto. Shinga company cyangwa isosiyete cyangwa company icuruza ibikoresho byerekeranye n'ubukerarugendo. Ibyo ntekereza ko iyo ntajya kuba umuskuti cyangwa kwinjira mu buskuti ntari kubikora. Urwo ni urugero mbahayeho nkanjye. Twagiye tuvuga rero ibikoresho bimwe na bimwe mu bikoreshwa mu gukampinga, bimwe ni bimwe murebamo ahangaha. Urugero navuga nk'aka gasanduku k'ubutabazi bw'ibanze. N'ubundi nahoze mvuga nti umuskuti ugiye mu ngando agomba kwitwaza ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze. Ahangaha mu gasanduku k'ubutabazi bw'ibanze haba harimo ibikoresho bitandukanye. Wenda tuzagenda twiga nuko gakoreshwa mu masomo azakurikiraho, ariko nagera nk'urugero, haba harimo nk'icyo bakoresha gupima umuriro, haba harimo nka za bandage mu buryo ukomeretse, ndavuga uramutse uvunitse wakoresha mu kwirwanaho. Harimo hand sanitizer, ni ya miti abantu bakaraba, harimo imikasi, harimo utuntu dutandukanye. Hanyuma agasanduku k'ubutabazi bw'ibanze gakoreshwa mu bukerarugendo cyangwa se n'ahandi mu buzima busanzwe tuzakiga ukwako. Harimo ihema. Iri ni ihema nk'uko muribona, iri naryo ubutaha tuziga uko rikoreshwa, uko barishinga, ndetse tuzabyiga tunarikora. Harimo umugozi, harimo camping mat, harimo bag, ndetse tuziga uko igikapu nk'iki ngiki ugiye
mu bukerarugendo igikapu nk'iki ngiki ugiye ku ishuri ugiye ahantu hatandukanye igikapu nk'iki wagipakira gute? Mu masomo rero azakurikiraho tuziga uko bimwe muri bino bikoresho twagiye tubona bikoreshwa ndetse n'ukuntu bifatwa neza tubikora. Ubu ngubu yari intangiriro. Bakunzi ba YouTube channel ya Rwanda Scout Association, ndabashimiye, bashimiye umwanya mwaduhaye, bashimiye ukuntu mwakurikiranye iki kiganiro, ndetse mbasaba gukomeza gukurikirana ibiganiro n'amasomo anyuzwaho hano kuri YouTube channel, mbararikira ibiganiro by'ubutaha, ndetse ko bizaba birimo noneho no gukora cyane kurusha ubu ngubu ko twavuze tuvuga amagambo, ariko noneho ubutaha tukazaba dukora. Mwibuke gukora subscribe kuri no YouTube channel yacu yanyu, hanyuma dukomeze turyoherwe n'umuryango w'abaskuti n'uburezi umuryango w'abaskuti uduha cyangwa utanga. Nasoza mbashimira, mbifuriza imigisha iva ku Mana, ndetse mvuga nti mukomerezaho muri urubyiruko, ejo ni heza. Murakoze. Ubuskuti imbere heza.